barwanyi si abarwanyi batwibaye akanwa abahizi. Ubuvandimwe muri Kristo isoko y'ubumwe ubwinge n'amahoro muhumenge mu nganzo mbabwire uko niva mu ngingo nake nsanga iwacu mbatekerereza ibingenzi mbabwire umbareke reka mbabwire ndeke kubicisha amatsiko n'inganzo uhoza mu ngingo vuga ibyiza by'abapadiri bacu ndetse ibyiza by'abafurateri bacu badutoje kugira ubuvandimwe muri Kristo isoko y'ubumwe ubwinge n'amahoro. Bakristo bavandimwe namwe bihaye Imana muri hano reka mbabwire ibyiza byo kugira ubuvandimwe kandi tukabugirira muri Kristo biba isoko y'ubumwe ubwinge n'amahoro bityo bigatuma Imana ihora hafi yacu. Bakristo bavandimwe namwe abapadiri muri hano n'abafurateri nimumfashe ari abashoboye gukoma amashyi ndetse n'abashoboye kuvuza impundu nibabikore duhe Imana icyubahiro. Twishimiye kandi dukomeje kugira ubuvandimwe muri Kristo isoko y'ubumwe ubwinge n'amahoro kandi tutanibagira urugendo twakoraga tujya gusenga imwezi ariko Imana ititaye ku bicumuro byacu iratubabarira natwe duha iyacu paruwasi paruwasi ya Bukunzi. Paruwasi yacu ya Bukunzi tuzayubaka tuzayisigasira tuzayirinda icyayisenya. Nimuze twicare mu ducaca ducocagura amaco n'amacakubiri twimakaze ukuri kwiza kuri nyiricyubahiro Musenyeri watwoherereje abafurateri n'abapadiri ngo baze badufashe muri iyi paruwasi yacu ya Bukunzi. Iyo uwavuga ibya paruwasi ya Bukunzi ntiyabirangiza. Wari umusizi usiga abahanga bagasigara basiganuza uw'Imana yahaye igihangano umwana wa paruwasi ya Bukunzi umwuzukuru wa paruwasi ya Mwezi umwuzukuruza wa paruwasi Mibirizi areka Mariza Mariya Kerera akagira amahoro y'Imana.